Yesu ashimwe bene data, ndabasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye kuri Imana idukunda, tugushimiye kutwitaho, dushimiye ko abanye natwe tukaba tugeze amasaha dumika umwuka bazima. Izina ryawe nirishyirwe hejuru, twese tuboneze rwose, dukure umugayo wose watugaragayeho mu izina rya Yesu Kristo. Twigisha amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo, ukimara kutubabarira ngo inubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe, twemerere tubere impamba muri uru rugendo kandi rigira aho ridukura naho ritugeza, dutwanze n'ukuri kwa Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu Kristo. Dutume Mwuka Wera kugira ngo azabane natwe muri uyu mwanya, ntaba ari twe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru. Urakoze kumvishe gusenga, ubone iteka ryose, amen. Tugiye komeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga muri Samweli wa mbere ibice 16 guhera ku murongo wa 2 kugeza ku murongo wa 13. Reka nsome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Samweli atoranya Dawidi ngo abe umwami. Samweli arabaza ati, nagenda nte ko Sawuli nabyumva azanyica? Uwiteka aramusubiza ati, jyana inyana y'ishashi, nugerayo uvuge uti nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo, maze uhamagare Yesayi aze ku gitambo, nanjye nzakwereka uko uzagenza, uzansukira amavuta ko nzakubwira. Nuko Samweli akora uko Uwiteka yavuze, ajya i Betelehemu. Agezeyo abatware b'umudugudu baza kumusanganira bahinda umushyitsi, baramubaza bati, mbese uzanywe n'amahoro? Ati, ni amahoro, nzanywe no gutambira Uwiteka igitambo. Nimwiyeze muze tujyane ku gitambo. Kandi yeza Yesaya n'abagaragu be, abahamagara kuza ku gitambo. Nuko basohoye aho yitegereza Eliyabu, aribwira ati, ni ukuri uwo Uwiteka yimikisha amavuta nguyu imbere ye. Ariko Uwiteka abwira Samweli ati, nturebe mu maso he cyangwa ikirere cye ko ari kirere namugaye, kuko ari kirekire kuko namugaye, kuko Uwiteka atareba nk'uko abantu bareba. Abantu bareba ubwiza bugaragara, ariko Uwiteka we areba mu mutima. Yesayi aherako ahamagara Abinadabu amurikira Samweli. Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Yesayi ariyongeza amurika Shama. Nabwo Samweli aravuga ati, uyu nawe si we Uwiteka yatoranije. Nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije. Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi ariko aragira intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira amujyana mu nzu. Yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu munsi nifuje ko tuganira kuri iri jambo, ariko ikintu nyamukuru nshaka ko tuganiraho ni ukwiyeza. Samweli yahuye n'abatware b'umudugudu w'i Betelehemu, arangije arababwira ati, nzanywe no gutamba igitambo cy'Uwiteka. Arangije arababwira ati, nimwiyeze tujyane ku gitambo. Bene data, munkurikiranye, icyo nashaka kubabwira ni ku ijambo kwiyeza. Kwiyeza bigira umumaro, kuko iyo umuntu yiyejeje Imana iramwumvira ikumva gusenga kwe. Ariko iyo umuntu atiyejeje aba ari kuruhira ubusa, kuko
isengesho ry'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ni ikimenyetso rero cyo guca bugufi, umuntu akikuraho umugayo wose umuriho, ubundi akajya abona kuganira n'Imana, akajya abona gutambutsa ishimwe. Niba ugiye gutambutsa ishimwe ryawe, jya ubanza wiyeze. Niba ugiye gusenga, ugiye kuganira n'Imana, jya ubanza wiyeze. Niba ugiye kuganiriza abantu ijambo ry'Imana, jya ubanza wiyeze. Reka mbabwire bene data, muri iyi minsi dufite ikibazo gikomeye. Abantu ntago bagishaka kwiyeza, abantu ntago bagishaka kwitunganya, basigaye bahanurira ku byaha, basigaye babwiririza ku byaha, basigaye basengana ibyaha. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo bene data, ntago ariko bikwiriye, kuko nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyahagaze, ngo rwanditseho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, ngo ni ukuvuga iryo zina ave mu bidatunganye. Bene data, umuntu uvuga izina ry'Imana nave mu bidatunganye, kubera ko niba ngo urufatiro rw'Iteka rugihagaze, ngo kandi rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe. Reka nkubwire, niba uhanurira ku byaha, Uwiteka ntakuzi mube. Niba ubwiririza ku byaha, Uwiteka ntakuzi mube. Niba usengana ibyaha, Uwiteka ntakuzi. Icyiza ni uko wava mu bidatunganye. Umuntu wese ngo uvuga izina ry'Imana, umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka, ngo nave mu bidatunganye. Bene data, Imana irera, niyo mpamvu natwe tugomba kwiyeza uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo igitambo cyacu gishimwe, kugira ngo isengesho ryacu rizamukire kuba urwibutso imbere y'Imana. Naho ubundi reka mbabwire, nituzadukorera Imana tutiyejeje, ni ukuri tuzaba turi kuruhira ubusa. Nukorera Imana utiyejeje, uzaba uri kuruhira ubusa. Uvuga iryo zina nave mu bidatunganye. Samweli rero yarababwiye ngo nimwiyeze tujyane ku gitambo. Bagombaga kubanza kwitunganya, kubera ko ntago bari kujya imbere y'Imana banduye. Niyo mpamvu mbabwira ngo bene data, imbere y'Imana ntago ari aho umuntu ajyana ibyaha, imbere y'Imana ntago ari aho umuntu agenda uko yishakiye, ahubwo umuntu abanza kwitunganya, akiyeza, akikuraho ikizinga cyose, akikuraho ikintu cyose kimutandukanya n'Imana, ubundi akajya yabona kujya imbere y'Imana agatamba igitambo. Icyo gitambo y'igitambye kizamuka gihumura neza, Imana ikakwishimira. Bene data rero, nimureke twiyeze, dukore iby'Imana ishaka, kugira ngo natwe Imana izaduhe ingororano nziza. Samweli rero ngo yamaze kubwira ngo abakuru, abatware b'umudugudu, ngo arababwira ngo nibiyeze. Ngo arangije yeza na Yesayi n'abahungu be, nabo bariyeza, kuko bari bagiye ahera, bagiye kubonana n'iyera, bariyeza. Natwe bene data, nimureke tugire umuco wo kwiyeza, tujye twiyeza. Ndetse n'igihe utagiye imbere y'Imana, n'igihe uri mu rugo ubyutse, jya wiyeza, ugiye wiyeze, kubera ko muri isi turi abashyitsi, turi mu rugendo. Umuntu yanatungurwa, ntawe uzi umunsi n'igihe. Niyo mpamvu umuntu agomba guhora yiyejeje, kugira ngo umukristo nyakuri agomba guhora yiyejeje, kugira ngo nihabaho no gutungurwa, ubundi azabona iherezo ryiza. Nicyo umuntu akwiye gukora uko bwije n'uko bukeye. Ntabwo ari byiza kujya imbere y'Imana, ntabwo ari byiza gusengana ibyaha, ntabwo ari byiza kubwiriza ufite ibyaha, ntabwo ari byiza guhanura ufite ibyaha. Ni umuvumo buri kwishyiraho mwene data. Ndagira ngo nkubwire ngo nimureke twiyeze, tube abakristo nyakuri, tukore icyo Imana ishaka. Ngo agezeyo rero, bageze aho ngaho baragiye gutambira igitambo, ngo akibona umuhungu wa Yesayi, Eliyabu, areba igihagararo, areba ubwiza, areba ukuntu ari muremure, atangira kwibwira mu mutima ngo uyu nguyu ni Uwiteka ari bwimikisha amavuta. Ariko Imana irangije iramubwira ngo Samweli, nturebe igihagararo, nturebe ubwiza, kubera ko abantu bo bareba ubwiza, bareba ibigaragara, ariko njyewe ndeba mu mutima. Imana yaramubwiye ati njyewe namugaye. Ese mwene data, ndagira ngo baze ngo ese wowe ntacyo waba uri gukora? Ntago ushobora kuba uri kwitwara nabi bituma Imana ikugaya? Imana yaravuze ngo namugaye. Hari igihe Imana ireba umuntu ikamugaya bitewe n'imirimo ye, bitewe n'ibyo akora.
abantu bo bakareba bakabona uwo muntu arakijijwe, bakabona ni umukristo, ariko Imana kuko ireba mu mutima ikamureba ikamugaya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo buri wese niyisuzume, urebe ko nta kintu Imana kiri gutuma Imana ikugaya, urebe ko nta kintu wakoze kiri gutuma Imana ikureba ikakugaya. Nimureke dukore ibituma Imana idushima. Yaramubwiye ati ngewe ndeba mu mutima. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ireba mu mutima, Imana ireba mu mutima. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, kubera ko muri iyi minsi abantu bari gushaka kwereka abandi ko ari beza, bagashaka kwereka abandi ko ari abakristo, ariko bagera hihishe bagakora ibibi, bagakora ibyangwa n'amaso. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo kamera y'Imana ibariho, ijisho ry'Imana ribariho, Imana irebera hose icyarimwe, Imana ibera hose icyarimwe. Ibyo ukorera mu mwijima Imana ibibireba. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke twe gukora ibintu bituma Imana itugaya, kuko Imana yarebye umusore iravuga ngo namugaye. Bazana n'undi Abinadabu, nawe Imana yavuga ngo namugaye. Bazana na Shama, Imana yavuga ngo namugaye. Bazana uko ari 7, Imana iravuga ngo nabagaye. Samweli ngo arangije ngo abaza Yesaya ati abana bawe naba? Ngo ariko Yesaya ngo arangije ngo aravuga ngo hari undi umuhererezi ariko aragiye intama. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nukorera Imana utayiryarya, ukubaha Imana ahagaragara n'ahatagaragara, Imana izakurutisha abakomeye, Imana izakugira ukomeye, Imana izakugira uwifuzwa. Dawidi yari ari mu ishyamba, yari umushumba, ariko Imana kuko yamwishimiye, kubera ko Dawidi yakoze iby'Imana ishaka, kubera ko Dawidi yubashye Imana, kubera ko Dawidi umutima wari umeze nk'uko Imana ishaka, Imana irangije iramwibuka. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo icyo usabwa ni ugukora ibyiza, icyo usabwa ni ugukiranuka, icyo usabwa ni ukubaha Imana, ibindi ntibikureba. Imana izabigenza neza, Imana izakwibuka nawe kugarukeho, iguhindurira amateka. Kuko uyu Dawidi yari umushumba, ariko Imana iramwimika imugira umwami. Wari umushumba b'umwami imbere y'abakuru be. Bakuru be bari bafite igihagararo, bakuru be basaga neza, bakuru be bari barebare. Imana itoranya Dawidi kuko Imana ireba mu mutima. Ndagira ngo nkubwire wowe nkurikiranye, kora iby'Imana ishaka kuko Imana ireba mu mutima, ntabwo ireba iby'inyuma. Bene data, nimureke dukore ibyo gukiranuka, kuko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo kuko wakunze gukiranuka ngo kanga ubugome, ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, ngo nicyo gituma nzagukiza, nicyo gituma Uwiteka ari we Mana yawe, ngo kandi nzagusiga amavuta y'ibyishimo, ngo kandi ngo nkurutishe bagenzi bawe. Dawidi rero yakunze gukiranuka, yanga ubugome, yanga ibyaha, yanga ibibi, yanga kwiyandurisha iby'iyi si. Imana irangije iramusiga imugira umwami, kandi imurutisha abavandimwe be, imurutisha inshuti ze, imurutisha abantu bose, imugira umwami. Uwari umushumba imugira umwami. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke dukore iby'Imana ishaka, dukore ibyo gukiranuka, dukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, kuko Imana ireba mu mutima. Imana irakuzi, iragusobanukiwe, nanjye iransobanukiwe. Ibyiza ni uko nkurikiranye isuzume, nanjye nisuzume, turebe ko nta cyatuma Imana itugaya. Nusanga hari ikiri gutuma Imana yakureba ikakugaya, uce bugufi usabe Imana imbabazi, irakubabarira, igira imbabazi nyinshi kandi iradukunda. Nawe iragukunda, humura. Nuca bugufi ugasaba imbabazi, Imana irakubabarira. Urukundo rwayo ni rwinshi kuri twe, ngo na cya kirara cy'inzererezi urukundo rwatumye se acyakira. Data wa twese ahora ateze amaboko kugira ngo yakire umuntu wese wemeye guca bugufi, kugira ngo amukure mu gitabo cyo kurimbuka amwandike mu gitabo cy'ubugingo. Bene data rero, nimureke dukore ibyo gukiranuka, dukore iby'Imana ishaka, kugira ngo Imana itatugaya, kugira ngo tuzabone iherezo ryiza.
ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kugira ngo amwakire. Igihe ni iki, ejo ntuhazi, muri iyi si turi abashyitsi. Akira Yesu Kristo akubera umuyobozi, akubera umujyanama, akubera inshuti, kandi muri Yesu Kristo niho tubonera ubugingo. Niyo nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mukurikire, kugira ngo akuyobore. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kumuhitamo, uzasanga warahisemo neza. Imana ikomeze ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye kubw'ijambo ryiza utubwiye. Mwami Imana, ijambo ryawe ritubwiye ko utareba nk'abantu, ko we ureba mu mutima. Turakwinginze kugira ngo uduhe kurinda imitima yacu kurenza ibindi bintu byose, kuko ijambo ryawe nasomye ryarambwiye ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose, kuko iby'ubugingo ariho biva. Mana, ndakwinginze kugira ngo uduhe kurinda imitima yacu, uduhe gukora ibyo gukiranuka, uturinde ibyaha n'ibisa nabyo. Abankurikiranye nabo biteho, bahe kurinda imitima yabo, bakora ibyo gukiranuka, bakora ibyo ushaka, kugira ngo nabo Mwami ubishimire. Data mwiza, wishimiye Dawidi kubera ko yakoze ibyo gukiranuka, kubera ko yakubahaga akanakubahisha, ahagaragara n'ahatagaragara. Natwe duhe kumufatiraho urugero kugira ngo ushime imitima yacu, ushime ibyo dukora, kugira ngo uzaduhe ubugingo buhoraho. Bana natwe rero, kiza abarwayi mu izina rya Yesu, bafite nimba n'agahinda baha amahoro yo mu mutima, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, abari bacitse intege bongera imbaraga mu izina rya Yesu. Neza nikomeze iganze itegeke, ababyeyi bategereje urubyaro baremera igitangaza. Urakoze Mwami, Mwuka Wera nazerekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Urakoze kumvishe gusenga buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi bamere umugisha muri byose, uko muyifuza muyibone, kandi ikiruta byose ikomeze ibarindire ubugingo, kuko aribwo buruta byose. Naho ubutaha. Bye.